Muraho neza abakunzi ba Physio Rwanda, niba uri hano uyu munsi birashoboka ko urwaye sciatica cyangwa ukaba hari uwuzi ubabara mu mugongo, akababara ku kibuno, bityo ububabare bukamanuka mu kaguru, rimwe na rimwe bukagera no mu birenge. Abenshi murabivuga muti numva rwose mbangamiwe mu kuguru kwanjye, nkumva rwose ni nk'inkomyi ica mu kaguru. Abandi bati umugongo urababara cyane iyo nicaye igihe kirekire. Abandi bati iyo mbyutse mu gitondo numva amaguru ameze nk'afunze. Uyu munsi rero ntabwo turi buvuge ibintu byinshi icyarimwe kuko byagaragaye ko ntabwo mubasha kubikurikira neza ngo mubyumve, kandi icyo tugambiriye ni ukubafasha kumenya, bityo mukabasha kwirinda ububabare ndetse mukanakira. Uyu munsi tugiye kwiga umwitozo umwe gusa ariko woroshye wemewe mu buvuzi bwa physiotherapy kandi ukora cyane kuri uyu mwakura wa sciatique. Ni episode ya mbere muri seri yacu ivuga kuri sciatica, bityo ndagusaba kwitonda, kumva neza no kudasimbuka intambwe n'imwe. Bisobanuye ko uri burebe video kugera ku musozo kugira ngo uze kubasha gusobanukirwa n'uyu mwitozo, umenye igihe wawukora ndetse umenye n'icyo uri buze kuba wagufasha mu rwego rwo kwirinda ububabare buterwa na sciatica. Mbere na mbere reka tubanze dusobanukirwe sciatica ni iki. Mbere yo gukora umwitozo reka dusobanukirwe neza, tumenye mu by'ukuri ubundi umuntu ababara byagenze bite. Sciatica ntabwo ari indwara ahubwo ni ikimenyetso. Ni ububabare buturuka ku mwakura munini cyane mu mubiri witwa sciatic nerve. Uyu mwakura rero utangirira mu mugongo wo hasi ugaca ku kibuno, bityo ukamanuka mu kibero, ugaca mu ivi ndetse ukagera mu kaguru no mu birenge. Iyo rero uyu mwakura ukandamijwe cyangwa se ugakandwa, ugatsindagirwa cyangwa mu by'ukuri ukarakara, umuntu yumva ububabare bukomeye, akumva gutwika cyangwa se akumva gucika intege mu kuguru kwiwe. Icyangiza cyane ni uko abantu benshi bicara nabi, bagakora imirimo mu by'ukuri igoranye ndetse bakanayikora bari mu mwanya utari mwiza, bahengamye cyangwa se baticaye neza, cyangwa ugasanga mu by'ukuri bari mu mwanya nyine ubangamira umubiri wabo, cyane cyane umugongo. Ugasanga ntabwo bakora imyitozo, yewe rimwe na rimwe bakanategereza imiti gusa. Gusa physiotherapy igira uruhare runini cyane cyane imyitozo nyayo igihe yakozwe neza. Physiotherapy mvuga aha ngaha ni ubugororangingo. Iyi ni serivisi iba mu mavuriro atandukanye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Hari n'abayita kine, ndagira ngo twese twisange mu kiganiro. Iyo rero uyu mwitozo mu by'ukuri uri gukora ndetse uri gufasha kugabanya ububabare, hari ibimenyetso bitandukanye ugenda ubona ugitangira kuwukora. Ariko mbere yo kuwukora ndagusaba kwitonda. Mbere na mbere ntugakore uyu mwitozo niba ufite ububabare bukabije cyane bushobora gutuma utagenda. Niba ufite paralize, akaguru kawe kadakora, ntabwo uyu mwitozo ugomba kuza kuwukora. Niba ufite ikibazo gikomeye kandi cyemejwe na muganga nk'imvune, ikibyimba cyangwa se infection, aha naho ntabwo wemerewe gukora uyu mwitozo. Abo bantu mvuze haruguru, yaba ufite ububabare bukabije cyane mu by'ukuri butuma atagenda, ufite paralize, ukuguru kudakora, cyangwa se ufite ikibazo gikomeye cyemejwe na muganga, wenda akaba afite nk'imvune cyangwa se ikibyimba cyangwa se infection, abo bantu bose bagomba kubanza kwa muganga kugira ngo bashe kubaha ubujyanama. Ariko niba ubabara ariko ukaba ubasha kugenda, mu by'ukuri ububabare bukaza bugashira, ukicara, ugahaguruka, ugakora imirimo isanzwe, uyu mwitozo urawemerewe. Muri make iyi video ni iyawe. Reka rero tujye kuri uyu mwitozo ubu munsi turebe ni gute ukorwa, ni gute uri buze kugufasha kugabanya ubwo bubabare bwa sciatica. Ni umwitozo witwa knee to chest cyangwa se ivi rigana ku gatuza, sciatica relief exercise. Uyu ni umwitozo ugufasha kugabanya ububabare bwa sciatica. Uyu ni umwitozo woroshye cyane ariko ufite ingufu nyinshi, bivuze kugira umumaro cyane kubera ko ushobora no kugufasha gukira iyi sciatica. Uko utangira rero uryamiye umugongo cyangwa se ukaryama ugaramye nk'uko abenshi babivuga, bityo ibirenge byawe bikaba bisa n'ibikora hasi ariko amavi yawe akaba ahinnye, bityo ukumva ko umubiri wawe utekanye, rwose ukumva yuko umeze neza. Bivuze ngo uraryamye, mu mavi harahinnye, n'ibirenge byawe birakora neza, hasi birambuye. Aha ngaha rero uba ugomba guhumeka buhoro, ukinjiza umwuka mu mazuru, bityo ukawusohorera mu kanwa, ukumva ko umeze neza, nta hantu na hamwe ubangamiwe. Reka twinjire mu mwitozo rero turebe uko ukorwa. Mbere na mbere, intambwe ya mbere ugomba mu by'ukuri
kuzamura ivi rimwe ry'uruhande wumva ruri kubabara cyane, kwa kuguru ubabara cyane, ukazamura ivi rimwe bityo ukarizamura buhoro buhoro urizana ku gituza. Ahangaha iyo umaze kubikora ufata rya vi ryawe ukoresheje amaboko yombi, maze nta gitunguranye cyane mu by'ukuri wumva umeze neza kuko utangira kumva umugongo wo hasi uri kuruhuka, bitewe n'uko wa mwakura ugenda ukurwaho igitutu cyari kiwuriho bitewe n'inyama ziba zaragiye zikegerana zikawutsikamira, cyangwa se ugasangana amagufwa y'umugongo yabashije gukanda wa mwakura. Icyo gihe rero bituma mu mugongo habonekamo ubwisanzure, bigatuma na wa mwakura wumva utabangamiwe. Niyo mpamvu utangira kumva umugongo wo hasi uri kuruhuka cyangwa se uriragisa mu rurimi rw'icyongereza. Ahangaha ushobora kwibaza uti nimba namaze kugera muri uyu mwanya mfashe kwa kuguru kwanjye nyine natangiye gukurura rya vi ngerekeza ku gatuza, mu by'ukuri ndahamara igihe kingana gute? Ni ukuvuga ngo guma muri uyu mwanya amasegonda 20 kugera kuri 30. Uburyo ubara ayo masegonda ushobora kubara ukavuga uti 1, 2, 3, 4, 5, 6, ugakomeza ukagera kuri 20. Wakumva utarananirwa cyane cyangwa se utari kubabara cyane ugakomeza ukagera ku masegonda 30. Ariko ibyo ukibuka kubikora uhumeka buhoro, nta mpamvu yo gukora ibintu cyane biri kukuvuna, kuko umwitozo ugira umumaro iyo uri gukorwa buhoro buhoro ugakora wumva utakubangamiye. Niba wumva rero ububabare bwiyongera cyane, ahangaha ndakugira inama yo guhita uhagarara. Ni nayo mpamvu nkubwira ngo niba wumvise ububabare bwiyongereye cyane, rekeraho, wenda uzongere ugerageze ejo. Ariko bikomeje kuba bibi cyane wagana muganga akaba yagira gute, yagufasha. Ibi ngibi rero iyo umaze kuwukora uwo mwitozo ukamara amasegonda 20 kugera kuri 30, ako kuguru kumwe usubiza akaguru kawe hasi buhoro, bityo ukaba wasubiramo inshuro zigeze kuri 5 ku 10. Bivuze ngo uraruhuka amasegonda 20 cyangwa 30 ashize, ukongera ukazamura kwa kuguru kwegereza ku gituza, nabwo rwose ukagenda ukamara amasegonda 20-30 ukaruhuka, bityo ukabikora inshuro 5 kugera kuri 10. Byumvikana ko usubiramo. Hanyuma ibyo ngibyo birangiye urahindura ugakora no ku rundi ruhande, bivuze ngo ujya ku kandi kaguru cyangwa se ku kundi kuguru. Niyo uruhande rero mu by'ukuri gukundi kuguru rwaba rutababara cyane, ndakugira inama yo kurukoraho kugira ngo umubiri ube balanced cyangwa se umubiri uringanire, kuko buryo ukuguru kumwe iyo kuri gukora imyitozo ukundi kukaba kudakora, icyo gihe ushobora guhuriramo n'ibindi bibazo. Niyo mpamvu niba umaze gukoresha kwa kuguru kurwaye, ugira inama yo gukoresha na kwa kuguru kundi kutarwaye, wenda ushobora no gukora gake cyane kugira ngo mu by'ukuri wumve ko umubiri wawe wose umeze neza, impande zawe zose ziri gukora. Uko wongera rero kugenda ukora uyu mwitozo buke buke, by'umwihariko nka nyuma y'iminsi 5 kugera kuri 7, mu by'ukuri ugakomeza kugenda ukora uyu mwitozo, niko umubiri wawe ugenda umenyera, noneho ukaba wakongera igihe. Mu by'ukuri ushobora kuguma muri wa mwanya uri gukurura ukuguru kwawe, nibura ukava kuri ya masegonda 20 na 30 ukaba wagera ku masegonda 40. Ikindi kandi ukongera inshuro wakoraga, ukava kuri za nshuro 5 kugera kuri 10 twabonaga gukora, nibura ukaba wagera ku nshuro 12 kugera kuri 15, kuko ibi ngibi bituma wa mwakura ugenda urekurwa buhoro buhoro, bityo nyine ntubangamirwe. Hari amakosa rero akomeye abantu bakora, by'umwihariko hari abantu bakora uyu mwitozo ariko bakanyeganyeza umubiri cyane. Ibi si byo. Ikindi kandi gukora umwitozo wihuta nabyo si byo. Gukora umwitozo udahumeka neza ugasanga umuntu yagiye afunga umwuka, nabyo si byo. Gukora kandi wumva ufite ububabare bukabije, nabyo si byo. Niyo mpamvu ugomba guhagarika uyu mwitozo nyuma y'iminsi 2 mu gihe mu by'ukuri wumva ibintu bitameze neza. Rero ndagira ngo nkubwire yuko abantu benshi baba bashaka kuvuga ngo nkora umwitozo mite nkira aka kanya, ariko ntabwo sciatica ivurwa n'umunsi umwe. Ni urugendo rukeneye kwihangana ndetse no guhozaho. Mboneraho no kubwira abantu, umuntu ukora umwitozo uyu munsi agahita arekera kumva ko ibintu birangiye, icyo gihe ntibikunda. Umwitozo ugomba kuwukora nk'umuti. Ni nayo mpamvu ku musozo w'iyi video ndaza kukugezaho
igihe ugomba gukoramo uyu mwitozo mu gitondo, nimugoroba ndetse na buri munsi. Ese bigomba kugenda gute? Kuko uzi ko niba wandikiwe imiti utayisiba, n'uyu mwitozo mba nguhaye niko ugomba kuwukurikiza kugira ngo wa mubiri wawe wongere umere neza, bityo na bwa bubabare waterwaga na sciatica bwose bubashe kuba bwavaho. Rero benshi baribaza bati ni ryari umwitozo nk'uyu nguyu ukorwa cyangwa se najya nkukora ryari? Reka nkubwire ko uyu mwitozo wajya ukora mu gitondo mbere yo gutangira imirimo yawe yose, ukongera ukawukora nimugoroba nyuma y'umunsi wose mu by'ukuri wasoje akazi kawe. Ikindi nanone ukibuka ko uyu mwitozo ugomba kuwukora buri munsi byibuze inshuro imwe ku munsi. Aha nakavuze inshuro ebyiri, mu gitondo na nimugoroba ukabikora nk'ihame, ariko hari abantu bumva nyine batameze neza cyane, wenda akaba ashobora kuba yakumva afite morale yo kuwukora mu gitondo gusa cyangwa se nimugoroba gusa. Ariko icyo ugomba kumenya ko wakoze mu gitondo na nimugoroba biragufasha cyane kuruta uko wakora rimwe ku munsi. Ahangaha rero ndagira ngo nkubwire ko dushingiye ku bushakashatsi, iminsi 7 kugera kuri 14 iyo ukoze neza uyu mwitozo nibwo utangira kugenda ubona impinduka. Ahangaha ndagira ngo nkubwire ko ububabare buragabanuka, ukumva ukuguru gutangiye koroha, ukumva utangiye koroherwa no kwicara, gusinzira neza nijoro ugatangira kubyumva. Niba rwose ibi bitangiye kuboneka, komeza kuko urumva yuko uba wamaze kugera mu murongo mwiza cyane. Niba wageze hano rero kuri Physio Rwanda, ndagushimira cyane. Iyi episode ya mbere twize umwitozo umwe gusa ariko ufite umumaro munini. Episode ikurikira tuziga umwitozo mu by'ukuri ushobora kugufasha kuruhura wa mwakura wa sciatica mu by'ukuri mu gihe waryamiye ku ruhande. Mu gihe uryamiye urubavu mu by'ukuri ntubashe kumva bwa bubabare bwa sciatica. Iyi video rero ndayikurarikiye, ntuzayicikwe, kandi subscribe kuri Physio Rwanda, usangize iyi video umuntu uzi urwaye sciatica, ubundi wandike neza ikibazo cyawe muri komenti, ibicyo dufatanye mu rugendo rwo gukira ububabare bwaba bw'imitsi, bwaba bw'amagufwa ndetse rwose n'ubw'ijosi. Aho hose turahari cyane kugira ngo tugufashe gukira ububabare, niba uribwa umugongo, za sciatica, za rubagimpande n'ibindi bintu byinshi bikomeza kugenda bibangiriza ubuzima bwanyu, bityo bikabatesha ibyishimo. Niyo mpamvu muri Physio Rwanda tukubwira ngo ntukababare, turahari ku bwawe. Igitekerezo cyawe ni ingenzi, turaza kugusubiza kandi tuzanakigarukeho mu zindi video zacu zitaha tugutegurira ndetse tukakugezaho umunsi ku munsi.